twongeye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikiye, twongeye kwishimira kubana namwe nk'uko musanzwe mubimenyereye. Twongeye kugaruka muri za ngingo zigiye zitandukanye, aho tugenda tuganira ku buzima bw'imyororokere, ku mibanire y'abashakanye ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mama umudamu mwihebeye muri benshi, shangazi wacu dukunda cyane. Mufashe tumwakire. Murakoze cyane. Nishimiye nanjye kuba nabonetse mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tuganire. Shangazi, hari ibibazo bigiye bitandukanye bigenda biboneka mu bantu, cyane cyane mu bashakanye. Hari abavuga ngo ngiye n'umugabo wanjye twarashakanye, hashize igihe mbona nta kinyiyumvamo, nza gutahura yuko aryamana nabo bahuje ibitsina, afite undi mugabo basigaye bacudikana, cyangwa se umugore wanjye afite undi mugore basigaye bacudikana. Ibyo bibazo mu Banyarwanda byaje bite? Ese mwe mubibona mute? Watubwira. Ornella, ubundi ikintu twabwira abantu nuko isi isigaye yarabaye umudugudu. Ibintu wumva biba mu gihugu runaka ntukeke ko bidashobora kuba mu Rwanda. Hari igihe mu Rwanda biba bitarahumvikana cyane, bitahavugwa, kubera ko abantu batinye kubivuga bijyanye n'umuco wacu n'aho tugeze, ariko bitavuze yuko bitahaba. Rimwe na rimwe rero ibituritse bya mbere byaturika abantu batangira kubivuga, abantu bose bagatangira kuvuga batese ibi ni ibiki, abantu barakabije, ariko ugasanga mu by'ukuri birahaba. Rero nibi bintu bijyanye n'ibintu by'abahuje ibitsina mu Rwanda naho murabizi, noneho tumaze kubibona, byarahageze, n'ababyiyemerera baragaragaye, ntabwo bikiri nko mu minsi yashize. Mu minsi yashize wabonaga buri muntu ashaka kubihisha cyane, ariko navuga ko ibyagaragaye usanga bikiri ku rugero ruto cyane ugereranyije ahubwo n'ibitagaragara. Ibitagaragara nibyo byinshi bitavugwa, cyane cyane ko mu muco wacu rwose iyo umuntu akubwiye ngo aryamana n'umuntu bahuje ibitsina uba wumva utazi ibyo ari byo, uravuga ibi bintu ni ibiki mwuka byaramwe. Ariko kubera gukomeza kubyumva kenshi nyine turagenda tuvuga okay, ubwo birahari nyine nta kundi. Rero mu bantu bashakanye ni ibintu bishobora kubyuka bikagaragara. Ubundi twavuga ngo niba abantu bashakanye bashobora kuba bacana inyuma, icyo gihe biba bisobanura ngo nyine guca umuntu inyuma ntabwo byanze bikunze bivuga kumucana inyuma n'undi muntu mudahuje igitsina. Ntabwo bivuga ngo ngewe nk'umugore guca inyuma umugabo wanjye byanze bikunze biravuga kumuca inyuma n'undi mugabo, cyangwa se umugabo wanjye kunca inyuma bivuga ngo aranca inyuma n'undi mugore. Birashoboka rwose ko ushobora gusanga ndi kumuca inyuma n'undi mugore, cyangwa se wakaba ari kunca inyuma n'undi mugabo. Ibyo ngibyo ni ibintu bisigaye biriho, ntabwo twabyirengagiza, cyane cyane ko niba abantu nyine baryamana n'abahuje ibitsina bahari, ubwo nyine barahari. Bikaba rero bigaragara, birahari. Twavuga yuko ari ibintu bituruka ku isi muri rusange, ntabwo ari ibyacu. Niba turi bubyite n'icyorezo, ubwo twavuga ko ari icyorezo cyadutse mu isi, ntabwo cyadusize, ariko natwe birahari. Ni ibihe bimenyetso ubundi bishobora kugaragariza umuntu ko uwo bashakanye ashobora kuba afitanye umubano wihariye n'uwo bahuje igitsina? Ubundi hari ibyo navuga wenda kugira ngo umuntu abyumve neza n'ibyo bimenyetso abirebe, kuko akenshi ibimenyetso usanga bitanihariye cyane kuri wa muntu kubera ko akunda n'uwo badahuje igitsina, ahubwo kuri wa muntu kuko urukundo rwe rwavuye mu rugo rukaba rwerekeye ku wundi muntu. Ahangaha nkaba navuga ngo wenda kugira ngo nze kubisobanura neza nabanza nkerekana wa muntu impamvu ashobora kuba yagira urwo rukundo n'undi muntu bahuje igitsina. Kuko akenshi njye nkunda kubwira abantu ko sosiyete yacu isa naho nayo yagizemo uruhare mu gutuma habaho abantu bakundana bahuje ibitsina, ariko cyane cyane ku gitsina gore. Ibintu byinshi dukunda kuvuga ngo abagabo, ariko iyo bigeze kuri icyo muri sosiyete nyarwanda njye mbishyira cyane ku bagore, kubera ko ku bagore usanga binaturuka mu muco wacu. Wa muco cyane cyane ujyanye n'ibintu byo guca imyeyo dukunda cyane. Ibintu byo guca imyeyo cyangwa se gukuna ni ibintu bituma abantu babiri bahuje igitsina, abakobwa muri rusange, bagirana umubano wa bugufi cyane. Muri uyu mubano wa bugufi cyane rero, ubundi n'ahantu ibintu byo gukunda umuntu muhuje igitsina bituruka, ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo ahita avuga ngo ngiye gukunda umuntu duhuje igitsina. Ahubwo akenshi nuko utangira kwegera wa muntu muhuje igitsina cyangwa se no kugirana umubano, noneho ugatangira kumva umubano urarenze, urukundo mufitanye rurarenze, ukumva rurenze ubucuti, rugatangira guhinduka ibindi bintu. Bya bindi rero nari maze kuvuga bijyanye no guca imyeyo, nibyo usanga abantu benshi, bamwe abakobwa cyangwa se n'abagore, bagiye baboneramo ko bashobora kuba bakunda abantu bahuje igitsina kurusha kuba bakunda n'abagabo.
ariko uko bigenda bikora muri sosiyete ugasanga nyine uzashaka umugabo niba uzashaka umugabo nyine ubwo uramushaka hanyuma wamara kumushaka ugasanga kakantu ko kubukunda umuntu muje igitsina kakujemo kuko niba ugize ibyago ukagira uwo ukunda ushobora kuba udakunda abantu muhuje igitsina atari bukunda bose ariko ukaba ufite umuntu umwe nyine wakunze nyine kakujemo ukumva uramukunze cyane kandi ugatangira kumukunda birenze noneho ibyago biza kenshi rero iyo uri umuntu ufite uwo mwashakanye ibyago biza kenshi iyo wa muntu wundi muri gukundana birenze ari we ufite uko gukundana nawe bahuje igitsina kandi bikaba bimurimo cyane kubera ko bimurimo cyane wowe nimutangira kuganira nk'inshuti nk'umugabo wa kanaka nk'umugore wa kanaka mugatangira kuganira nk'inshuti akabona uri kumwemerera ko ubucuti bwanyu bugera kure azaprofita kandi impamvu azaprofita ni uko kubera ko uyu ari umubano umeze nako ntago ari umeze wa kirazira ubundi uracyari kirazira kubera ko ari umubano wa kirazira bituma kwisanzura no kubona abandi bantu wawugirana nabo biba bitoroshye niyo mpamvu rero uzakwemerera vuba ubundi ubwo ngubwo yaba yararushinze cyangwa atararushinze akenshi uhita uvuga uti ubwo ngubwo nyine mbonye umuntu icyo ngicyo gishobora kuba impamvu imwe ariko hari ukuntu nanone umuntu aba yarifite ashakana n'umuntu mwamara gushakana bimwe dukunda kuvuga ngo hari ukuntu usanga abantu mu mubano wabo batishima cyane ntago mwishima mwumva muvuga ngo abandi bararyoherwa ariko ukumva ntago bijya bikuryohera mukicara mugasanga abandi babikora hafi rimwe buri minsi ibiri mwebwe mubikora rimwe mu kwezi kandi muri uko kubikora rimwe mu kwezi ugasanga wa muntu wawe wa wundi ufite umuntu ugira tendance yo gukunda bahuje ibitsina niwe usa naho abisunika buri gihe ntabwo bashaka ko mubikora abafite izindi mpamvu zituma nyine mutabikora mukabikora rimwe mu kwezi mukaba mwamara amezi angahe kandi umuntu ataha mu rugo urumva noneho nubwo atarabizi kera ariko akaza kuzasanga noneho yagira ibyago yabona wa muntu bahuje igitsina bakundana hanze y'urugo agasanga biryoshye kurusha bya bindi abana nabyo n'uwo bashakanye agahita avumbura ko burya indoto ze n'ibyo yifuza ari bya bindi bijyanye n'abo bahuje ibitsina ntabwo azaza kubwira ngo tudivorce no muri sosiyete nyarwanda iracyamutegerejeho ko yakabaye afite uwo bashakanye rimwe na rimwe mwaranabyaye mufitanye abana n'ibindi icyo gihe rero ugasanga kujya kwihisha inyuma iyo kuba yararushinze ariko agakomeza kujya gushaka undi munezero urenzeho hanze y'urugo muri ubwo buryo bishobora kuza kumworohereza kandi noneho ikintu kiteye ubwoba ni uko ibyo ngibyo biba byoroshye birahishika ni ukuvuga ngo niba umugabo wanjye afite undi mugabo bakundana ariko bakaba bakundana birenze urukundo byarahindutse ibyo kuryamana n'abahuje ibitsina ntabwo nzapfa kuvuga ngo kuki nzavuga nyine uriya mugabo ni inshuti ye uriya mugabo barahorana uriya mugabo niwe basangira niwe bajyana isafari nkamufata nk'umugabo w'inshuti y'umugabo wanjye ariko sinkamenye yuko ikirenze kuba ari umugabo w'inshuti y'umugabo wanjye hari ibindi bintu amuhazamo njye nakagombye kuba muhazamo bikorera ari nayo mpamvu njye ibyo mukeneyeho mbibona gake kurusha inshuro nakabaye mbibona kubera ko kuri njye waba yumva ari nko kurangiza umuhango gusa urumva icyo kintu kukimenya ni ikintu kivuna ni ikintu kibabaza ni ikintu kuri wowe ubundi wowe nyine baca inyuma kikubabaza inshuro nyinshi kurusha ko yaba guca inyuma n'undi muntu mudahuje igitsina ubundi kiba ari ikintu gikomeye tukagira rero n'abandi bantu usanga bo bifitemo gukomeza gukunda bombi ni ukuvuga ngo niba abantu ba bisexual aho uvuga uti nubwo bwose umugore wanjye bijyamo cyangwa se umugabo wanjye biracamo byose nta kibazo ariko nuriya duhuje igitsina iyo duhuye numva nabyo ari sawa akumva yabigumana byombi udashobora kumubwira uti umugore wawe cyangwa se umugabo wawe uwo mwashakanye muveho ntabwo yamuvaho nabyo biraryoshye ariko hari ibindi biryoshye mu buryo butandukanye kandi nabyo ndabishaka hari abantu rero baba bameze gutyo hakaba n'abandi bantu umuntu bishobora kumubaho kubera ko ubuzima butangiye guhinduka hari imimerere y'ubuzima yanyuzemo wenda mugirana n'amakimbirane mu muryango ntawamenya mugeraho yumva ubuzima asa naho yabuhaze ariko hakagira undi muntu umugaruramo ubuzima yamara kumugaruramo ubuzima nyine ugasanga naho undi bahuje igitsina kandi ugasanga
bigiye kure nyine affection urukundo umufitiye n'ibindi bikaba byarenga imbibi. Navuga rero ko hari impamvu nyinshi zishobora kubitera zatuma umuntu yisanga arimo gukundana n'undi muntu bahuje igitsina kandi yararushinze. Ni impamvu nyinshi. Naho rero iyo tugiye kuri cya kindi wari wigeze gukomozaho kijyanye no kuvuga ngo wabivumbura gute, ubundi byo navuga ngo kubivumbura ubundi bijyanye na kwa kundi gusanzwe ushobora kuvumbura ko umuntu wawe ari kuguca inyuma, yaba ari kuguca inyuma n'uwo muhuje igitsina cyangwa se yaba ari kuguca inyuma n'uwo batagihuje. Kuko ni wa mutima we nyine reka mvuge ngo wazerereye wazerereye, wavuye mu rugo wagiye ku wundi muntu. Iyo rero umutima wazerereye, iyo umutima watangiye kurangara, akenshi hari ibimenyetso byinshi tuzi. Ibyo bimenyetso ntabwo byanze bikunze bisobanura ko umuntu wawe ari kuguca inyuma, ariko akenshi bishobora gutuma ubyibazaho. Hanyuma kandi ugasanga rimwe na rimwe ntabwo ari ikimenyetso kimwe gusa ushobora kuhita uvuga uti kimeze gutya, ahubwo ugasanga hamuhuriyeho nka 2 cyangwa 3. Wabyitegereza neza nawe ukavuga uti ariko se wamugana ubu ngubu ibi ngibi kuki bimeze gutya. Ariko ntabwo bihita bisobanura ngo umuntu wawe uhita uvuga ngo aguca inyuma. Ubundi ikintu gikomeye cyane nuko wabimubaza mukaganira, cyangwa se ukamenya ngo ndabyirengagiza, it's fine, ubuzima mbayemo bumeze neza, arankunda, ibintu byose ndabibona, ntacyo nshinja Imana, niba nca inyuma I don't care, sinshaka kubimenya, kuko burya kubimenya nicyo kibi cyane. Nicyo kibi. Ubundi ibintu byarutwa bikazimira ukorosaho. Ubundi iyo ubimenye nibwo bihita biba bibi, nibwo uhita ugira umutima mubi, umushiha, ibintu byose hakaza ibintu byinshi. Ubuzima bugahita butangira kubiha bikaba bibi. Ariko ushobora kubaho utabizi ukavuga uti okay, nta kibazo ngewe, nta nubwo nshaka kubimubaza kuko sinshaka kubimenya. Ukavuga uti nzabimenye byangwiririye ariko ntagiye kubyishoramo. Iyo rero ufite umutima ukomeye ubasha kubyakira gutyo, ukavuga uti izi mpinduka it's fine, ntacyo zintwaye, nubwo zituma ntekereza ko ashobora kuba nca inyuma, nta nubwo nshaka kubitekereza, ariko mbyikuremo nikomereza ubuzima. Icyo gihe ntacyo biba bitwaye. Ariko niba utangiye kubitekereza cyane, ikintu gikomeye ni ukubimuganiriza. Kuko nanone nuko wenda hano turimo turavuga cyane kuri babandi bahuje igitsina, ariko no mu buzima busanzwe bundi busanzwe kuguca inyuma bisanzwe, hari ukuntu cyane cyane yari umugore waciwe inyuma, aho kugira ngo ujye kubaza umugabo wawe impamvu ari kuguca inyuma, ahubwo wa wundi bakubwira ko bashobora kuba bari gucana inyuma ari utangira kujya kureba, ukumva niwe uri gushakisha nimero ye ngo umuhamagare, umwiyame ku mugabo wawe, umubwire uti ndakwiyamye, ariko ukibaza uri kujya kwiyama umuntu utazi, wenda urimo no kumubeshyera wa mugani, cyangwa se niba utanamubeshyera na diru bafitanye n'umugabo wawe ntabwo uzizi, nta nubwo uzi aho ziva n'aho zitangirira. Umugabo wawe kari we mufitanye mu masezerano, kuki atari uri kwicaza ngo umusobanuze, umubaze ibyo ushaka kumubaza. Ubwo rero bimwe mu bimenyetso ubundi ni uko uyu muntu wawe akenshi aba atakikwitaho cyane. Hari ukuntu ahita arangara mu buryo buri emotional mu mutwe. Niba mbere yarabonaga yuko wasize inzara, ubu ngubu ntago akibibona. Niba verine wayikuyeho ntago akibibona, donc yararangaye ukuntu. Hari utuntu twinshi atakibona mbere yabonaga. Ukabona byarahindutse, kandi ugereranyije ukaba wamenyera n'igihe byahindukiyemo. Ukavuga uti ibintu bimaze amezi 2, ibintu bimaze amezi 3, ariko kuko ubundi yatangiye kurangara gutyo ntabwo uhita ubibona, ahubwo ubibona kubera ko bitangiye kumara iminsi. Ugahita uvuga uti ariko hashize amezi 2 mbona byarahindutse, kandi ukabibona. Hanyuma hari igihe nanone usanga uyu muntu wawe uburyo mwakoraga igikorwa cy'abashakanye ntabwo akibirimo, nta nubwo akibishaka. Ukajya uvuga se ko tutajyaga turenza iminsi 4, none ibyumweru 2 akaba bisigaye byihirika, si biti wajya kumukoraho ukabona ntago abirimo, ntago abishaka, no ukabona bitandukanye nuko byahoze mbere. Ugahita utangira kwibaza se ubu nta wundi muntu hanze ugira ikintu amumarira, hari ukuntu umuntu wawe iyo mumaze kubana igihe ubumuzi ku buryo n'utuntu duhinduka utubona. Kandi ikintu gitangaje kuri iyi ngingo, biba byahindutse watabibona, kereka gusa yabishyizemo imbaraga nawe akamenya yuko atagomba guhinduka, ariko ubundi yatabishyizemo imbaraga ahinduka atabizi.
ugatangira rero kubibona ukamutanga kubibona. Nkaho ngaho wenda umuntu ashobora gutekereza ngo ese wenda ko umugabo wanjye yadasigaye ashaka ko dukora indi mibonano mpuzabitsina, ese byaba biterwa n'iki? Aho ngaho ushobora kudusobanurira nko ku bintu bibiri: kuba wenda adafite ubushake busanzwe no kuba wenda afitanye umubano w'ibanga n'uwo bahuje igitsina. Ubundi ahangaha ni nayo mpamvu tuvuga ngo mugomba kuganira, kubera ko wowe uri kubikeka ntabwo ubuze impamvu, ariko nk'uko ubivuze ntago ni nayo mpamvu navuze ngo izi mpamvu byanze bikunze ntago zivuga ko umuntu wawe guca inyuma, ariko zishobora gusobanura ko aguca inyuma, ariko hari n'igeze ziba zaturutse ku kindi kintu. Nk'uko wari ubivuze, kuba umuntu byitayeho ntago akibishaka, iminsi irimo gushira mutabikoze kandi ubundi mwarabikoraga kenshi, hari igihe ashobora kuba hari stress afite muri iyo minsi, ku kazi afite kenshi cyane bimereye nabi, hari ikibazo se yananiwe gukemura kimuhangayikishije, ese afite ibibazo by'amafaranga n'ibindi. Donc hari ibibazo umuntu ashobora kugira rwose, iyo ngingo ikagenda ikibagirana ku buryo niyo wamubwira uti tugerageze, cyangwa se nawe ubwo ashaka kugerageza ikanga kubyuka. Naho rero batandukaniye natwe, twebwe buri ushobora kwihangana ukamureka agakora ibintu akora, ariko wiyitabyutse se yakora iki? nta na kimwe gishoboka. Ubwo rero hashobora kuba hari izindi mpamvu. Ni nayo mpamvu umuntu avuga ngo wowe biri kubaho, ubundi byakabaye byiza kubiganiriza umuntu wawe ataratangira kugukeka ibindi bintu bitari nabyo, ariko nawe watangiye kubikeka, byaba byiza yuko muganira kurusha ko ukomeza kubikeka gutyo, kuko nubwo ari ibimenyetso bishobora kwerekana ko aguca inyuma, ariko hari igihe yaba ataguciye inyuma. Hanyuma hakaba iyo turi kuvuga kuri iki ngiki gisa naho cyerekana ko atagihari cyane, hakaba na cya kindi cya telefone. Ubundi telefone dufite ubu ngubu uyu munsi na za social media nazo ziri mu bintu bisigaye bishobora kukwereka mu buryo bwihuse yuko umuntu wawe ashobora kuba arimo kuguca inyuma. Niba telefone itabagamo password ariko ikaba yaragiyemo password, sharika nkubwire, hari impamvu yagiyemo password. Niba utayizi, niba atarayikubwiye, ukeneye kuyimubaza cyangwa se nyine ubyakire gutyo, ariko imwe mu mpamvu nuko harimo message atashaka kuzagwaho. Kandi izo message adashaka kuzagwaho, niba mbere ntazo yagiraga, ntago yahinduye akazi ngo uvuge ngo asigaye afite akazi kari sensitive, ntago nabibona amabanga y'akazi, ntago yahinduye ibindi bintu ibyo ari byo byose, aracyari wa wundi n'imimerere yose, ariko akoze icyo kintu. Hita wibaza ngo icyo adashaka ko nsoma ni ibihe. Igihe kinini rero aba ari za message z'umuntu zimubwira ko amukunda, ko nyine ibintu nk'ibyo, n'amafere ya hato na hato. Akaba ari gusoma chats, mbere yarazisoma ugahita uza ukamufata ku rutugu sheri, ugasoma ibyo ari gusoma ukamubwira n'ibyo ushaka, ugakomeza ibyo ari kwandika ukabisoma agakomeza. Ariko ubu ngubu urinjira, watangira gukubita urugi, agahita ava muri za message akajya mu zindi, telefone agahita yirambika nka hariya. Umuntu yamuhamagara akajya kwitabira hanze, akajya kwitabira mu kindi cyumba, akagenda ari kureba inyuma, yitaba areba inyuma, areba aho ugeze, barambona ari hehe. Eka nkubwire, icyo ni ikimenyetso kikubwira ngo uyu muntu niba nyine atari urwo rukundo arimo, ari mu zindi aferi ziri rusha, ntago zisobanutse. Yabaye umusikama. Arimo araguskaminga. Yabaye umusikama atakugishije inama, none arimo araguhisha izo aferi zitabaho za hato na hato. Icyo nacyo ni ikimenyetso. Hanyuma nanone wa muntu watangiye ubundi kujya hanze, kwerekeza umutima hanze, ikintu uzamumenyeraho ni uko atangira kwinyuraho. Kwinyuraho bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, ariko iyo nayo iri mu mpamvu nkuru zituma umuntu utiyitagaho atangira kwiyitaho. Mu gitondo ukajya kubona ukabona ateye pasi neza, kandi ubundi yapfaga kwambara imyenda akigendera. Ubundi yakundaga kwambara amajinisi n'ama-t-shirt, ariko ukajya kubona ukabona atangiye gushyiramo high heels. Ukavuga uti ntago byumvikana. Niba atanitera parfum atangiye kwihuma. Yego. Atangiye kwireba mu kirahure cyane. Kwireba mu kirahure kamaramo umwanya. Niba ari umumama ugasanga atangiye kwepiya, kandi yari ameze nkanjye hatazi ibyo ari byo. Oya, we ntabwo tukugarukaho. Ubwo rero ibyo ngibyo byose buhoro buhoro, uko umuntu arimo kwitaho cyane, hari umuntu aba ashaka yuko aza kumubona nyine mu buryo bwe bwiza. Kandi akenshi uwo muntu ushaka akakubona mu mimerere yawe myiza ibaho, ubundi nyine ni umuntu wakunze cyane, cyangwa ni umuntu wakubwiye ko agukunda cyane, kandi nawe nyine ukaba wumva bikuryoheye.
ibyo rero nabyo biri mu bintu bimwe bishobora kubikwereka. Nanone ikindi ni uko akenshi mu bintu byari bisanzwe byoroshye by'ibiganiro bishobora kwerekeza ku bandi bantu batari abo mu rugo, ahinduka defensive. Kumva arashaka kuburana, arashaka guhita akubwira kukujyana ahandi. Donc watangira no kumubwira uti kuki wanyuze aha ngaha, aho kugira ngo akubwire ati natindanye n'inshuti zanjye, agatangira kukubwira nabi. Kubera ko nta gisobanuro gifatika abasha kuguha cyoroshye. None wamubaza akamera nk'aho ahubwo we wamusomye, nk'aho wamaze kubimenya kandi utaranabimenya. Bigatuma amera nk'uri gushaka kwirwanaho, agatangira kugusubiza nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari abandi bantu ku rundi ruhande bo babizi cyane, noneho atangira kuba yakunze undi muntu ahubwo wakaguhundagazaho urukundo. Ni ukuvuga ngo uko hari umuntu ushobora kugenda ukabona yabaye distant, niko hari n'undi ushobora kuguha keya zidasanzwe ugahita wibaza uti izi keya zidasanzwe zivuye he ko bitari bisanzwe ibi bintu, ko atarasanzwe ntari na gashokora, byagenze bite? Hari agafilime nigeze kureba, noneho umugabo yicaza umugore aramubwira ati mbabarira umbwire mu buzima bwawe hari undi muntu. Umugore arabihakana cyane cyane bitabaho. Oya, aramubwira ati mbabarira, ntabwo bishoboka, mbwiza ukuri. Uko ikibazo cyo mu bantu rero, cyo mu bantu bashakanye, umuntu arakubwira ati mbwiza ukuri ko byaba bimeze kose sinakwanga. Ariko iyo umaze kubyemera ukambwiza ukuri bihita bihinduka ibindi, ukibaza niba ari wa muntu wawe wakubwiraga ati sinakwanga bikagucanga. Noneho aramubwira ati rwose kanaka uriya muroya wo ku kazi bla bla, hari ukuntu nyine, ariko nta kintu bivuze, ni wowe nkunda bla bla, ariko ubwo uba warirangije warishyize hanze. Ahita atangira kumubwira ati kuri iyi tariki byagenze gute, mwarahuye? Ahita avuga ati urumva ati nyine kuri iyo tariki nibwo yansohokanye bwa mbere bla 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 bla. Aravuga ati kuri iyi ngiyi ko wageze mu rugo ukankorera ibintu mu buryo budasanzwe, wari wahuye nawe, ngo urumva ngo urabona, ubwo nyine ngo bari baragorobeje bari kumwe, ariko nyine bataha nta kintu bakoze. Urumva iyo ufite umurava mukagera muri iyo mimerere ituma ugera ku bushake bwo ku rwego rwo hejuru, ariko ukabutahana, nyine umuntu wo mu rugo abyungukiramo, kuko ugeze mu rugo niwe mubikora. Ako birumvikana abahaye password wo mu rugo. Yego. Noneho hari ukuntu rero hagera na bwa bushake atarasanzwe agira, noneho yakuye ahandi hantu butabaho, akumva afite urukundo rwinshi cyane, mwabitangira agatangira no kuba ari we ari gutekereza cyane kurusha ko wowe wagutekereza. Birashoboka cyane. Ibyo bigahita bimuvana mu ijoro rya karindwi rikamujyana nko mu rya 14 cyane. Ugahita uvuga uti ubwo rero icyo nacyo cyo kuvuga ngo umuntu wawe asigaye aguha kezi idasanzwe, cyangwa se mwabikora mu bihe runaka ukabona ari kubikora mu buryo budasanzwe kandi atari ibintu muziho. Atari kuvuga uti rimwe na rimwe ndabizi ko tujya tubikora mu buryo budasanzwe, mwabitekerejeho, mwabipanze, umuntu wawe uba umuzi. Wajya kubona ukabona yego bishobora kuza bidasanzwe kubera ko hari ibyishimo yagize, cyangwa se nawe yifuza gukora ibintu bidasanzwe, yifuza gukora udushya. Ibyo nibibaho, ntabwo buri gihe byanze bikunze bivuga ngo hari umuntu uri gutekerezaho hanze, ariko niyo mpamvu irimo. Nabyo ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma nanone ugasanga hari igihe bigeraho ngaho ukabona muri relationship yanyu umeze nk'aho ari wowe uri gushyiramo imbaraga wenyine, ukabona undi muntu ntago agihari pe, ibintu byose ni wowe ubikora, ukavunika wenyine. Icyo gihe nabwo akenshi uhita umenya ko umuntu wawe hari ahandi hantu nyine yarangariye. Izo rero nizo mpamvu navuga. Izo mpamvu ni nkeya mu zindi nyinshi, buri muntu aba yihariye. Uko umuntu wawe umuzi niwo ushobora kumenya ngo iki kintu kiri kumubaho kidasanzwe, ashobora kuba ari kugiterwa n'uko ari gukunda umuntu hanze y'urugo, cyane cyane ko wowe uba warananyuze muri ya nzira yo gukundana nawe, ni nawe ubuze uko yitwaraga mukundana. Ku buryo ushobora kubireba ukavuga uti ibi bintu yarabikoraga tugikundana, urukundo rugishyushye, akimaraye, byanze bikunze afite undi muntu aharaye muri iyi minsi. Ubwo rero yaba uwo bahuje igitsina yaba uwo badahuje igitsina, ubundi urukundo rwigaragaza kimwe, nta bimenyetso bindi bidasanzwe bihari. Gusa aho bitandukanira noneho kuba bahuje igitsina ni uko akenshi wa muntu bahuje igitsina, mu gihe uwo batagihuje amera nk'uhunga urugo kugira ngo hatazagira n'ubibonamo impamvu, niba atari uw'inshuti yo hafi y'urugo, kuko bijya bibaho ko umuntu wawe ashobora kuguca inyuma n'umuntu w'inshuti yo hafi y'urugo.
mugakomeza mugasurana bisanzwe n'ibindi byose akajya bizamo bisanzwe utazi ko burya ari kubizamo ariko kugira ngo abone umuntu wawe. Yego. Ariko wa wundi bahuje igitsina wazahahora kenshi. Azahahora kenshi, bazajyana mu bintu byinshi nyine kubera ko ntago babiguhisha barabikubwira kuko bazi ko ntago uri bubivumbure. Yego. Ibintu byose niwe, cyavuze cyose niwe, ibintu byose ushobora kugira ukibaza se abantu b'abagabo bakundana uru rukundo gute? Yego. Ubundi umuntu yari wawe ubundi bumuzi. Niba hari ikintu cyamaze kurenga imbibi ukabona ukavuga uti ibi bintu harimo akantu. Iyo umutima nama wawe ukubwiye uti ibi bintu birimo akantu. Haba hasigaye ibintu bibiri, kumenya ngo nubwo harimo akantu ndabyakira, it's fine, it's okay. Cyangwa se ukavuga ngo aka kantu ntago nakihanganira ngiye kubimubaza. Mukabiganira ukabishyiraho umucyo. Ikibi gihari ni icya gatatu cyo kuvuga ngo birimo akantu ugahita ubyemera gutyo nk'uko wabitekereje utiri wubaza kandi rimwe na rimwe ugahita ufata ingamba zo kurakarira umuntu wawe, zo kumufata nabi, zo kutongera kumuvugisha, donc ugahinduka mubi ku buryo asanga nta mahitamo yandi afite ari yo gukomeza guhungira kuri wa muntu wundi umuha ibyishimo, umuha ibyiza. Niyo mpamvu iyo ngiyo rwose aba ari solution mbi cyane. Uba ugomba kumwicaza ukabimubaza akabikwemerera cyangwa akabikwangira ariko bikava mu nzira. Kuko iyo abikwemereye ubwo hatangira process yindi yo kuzasabana imbabazi n'igihe umuntu azakirira n'ibiki. Ariko nanone yabikwangiye nanone babivuga ngo ese uraza kubyakira ko yabikwangiye ubuzima bukomeze cyangwa se biraza kugenda gute? Kuko n'ubundi ntago wakomeza gushinja umuntu ibintu akora kandi atabikora. Ni hahandi ugera ukabona wahindutse obsessed, urashaka kwemeza umuntu ibi kwa guca inyuma kandi wenda atanaguca inyuma. Uramubwira ngo ahumura parufe z'abakobwa kandi ntazo wabizi neza ko ntazo, cyangwa se ari umukorege wo ku kazi cyangwa ari ibindi bintu bitagize n'ahantu bihuriye. Cyangwa ugasanga urashaka nyine hari igihe umuntu abuze umuntu w'amahwemo ukabona yamubujije amahwemo pe. Ntago biba ari byiza rero urugo bakunda gukoresha imvugo ngo urugo rubi rutwa na gereza. Ntago ukwiriye gutuma urugo rwawe ruhinduka gereza cyangwa rutwa na gereza kuko niwe ubigiramo uruhare. Iyo ubigizemo uruhare nuko bigenda, ariko mu buzima iyo intego yawe ari uko urugo rwawe rugomba kuba urugo runezerewe, bene ibyo bintu byinshi umutima nama wawe uri kukubwira ubishyiraho umucyo mukaganira, cyangwa se ukamenya ngo ni ibintu wakwirengagiza kandi ubuzima bugakomeza neza. Apana gukomeza nabi. Okay, wenda tukiri kuri iyo ngingo wenda y'ibiganiro umaze kubitahura, ubonye utumenyetso tugiye dutandukanye, ushaka kubimubwira, ese muzicara mute, muzahera he ubimuganiriza ubundi ibyo bintu? Aho ngaho rero niho haza mu kwa kuntu kwahuza umuntu wawe. Yego. Kuko uko ngewe nzamuvugisha nuko Orunera azamuvugisha biratandukanye. Birasaba ngo ngewe mbasha kuvuga ryari, Orunera abasha kuvuga ryari, kandi umuntu ngiye kubwira iyo ngiye kumubwira ibintu bikakaye nyumva ryari. Yego. Ukamenya rero gushaka ubundi kuko icyo kintu kiba gikakaye. Kujya kubwira umuntu wawe ko ashobora kuba guca inyuma ni ikintu gikakaye pe. Noneho kujya kumubwira ngo uriya mugabo w'inshuti yawe ngo niwe musigaye mucana inyuma, uriya mugore w'inshuti yawe undi mugore niwe musigaye mucana inyuma, ni ikintu gikaze. Ni ikintu gikaze, bisaba kwitonda ukamenya igihe ubimubwirira right timing. Ubundi biba byiza ko mu kubitangira utakabaye ubitangirana umujinya. Ukishakamo kakanyamuneza, ukishakamo bwa buzima muri ahantu heza, niba ari mu rugo se aheza, niba ari aho mwasohokeye, niba ari hehe, wabipanze neza ukurikije uko mumeze nuko mwiyizi, hanyuma ukatangira kubimubaza. Ukabimubaza umwereka n'ibimenyetso, ukamubwira uti reka nkubwire. Kuko nanone ikindi kibazo cyane ku ruhande rw'abagore tugira nuko akenshi tutasobanura ibintu, kandi umugabo we ntago akunda kwimagina, ahubwo iyo tumusobanuriye neza niho abyumva. Niba ubona atakikwitaho mubwira uti reka nkubwire, ntago ukinyitaho, hari ibintu ibi nibi wakundaga kumbwira ubutakimbwira, bingaragariza ko warangaye, kandi kukurangara kwawe ntekereza ko umutima wawe wagiye ku wundi muntu, sindamenye uwo wari karahari, mbwiza ukuri uyu muntu ntabwo ahari mu buzima bwawe. Cyangwa se ukaba waramumenye hari n'uwukeka, ukamubwira uti we na kanaka
ndimo ndabakeka kandi umutima nama wanjye cyumbwira nicyo kamwereka ibimenyetso n'ibindi kwambwira buri gihe iyo uri buhure nawe ugenda winyuzeho bidasanzwe witeye amaparufe wagize gute wateye ipasi kwanza uranayiterera kandi iyo ugiye mu bindi bintu byose n'igihe wiyiguterera ariko uba washishikaye izo mpamvu zose ufite ukazimwereka mukazirambika hasi hanyuma ukumva icyo akubwira kivamo icyo nagusezeranya ni kimwe nuko akenshi iyo wabimubwiye niyo yabikwangira buriya hari umuvuduko agabanya aragabanya kuko ahita amenya yuko amazi atakiri yayandi kuko akenshi nta nubwo abashaka gusenya aba yatwawe na bwa buryohe bw'ibintu bike ataza kubona mu rugo ariko bitari ibintu byatuma urugo rusenya ugasanga rero niyo atabikwemerera ariko icyo agomba gukora wagikoze kuko arahita agabanya umuvuduko nibiba ngombwa hari n'igihe ahita bireka burundu agahita amenya ko burya ari gukina mu bintu bikomeye ntabwo ari ngombwa akazaza kubwire ngo ndabiretse burya ariko ya ntambwe wateye hari igihe mukiza igatuma bya bintu yatangiye kwishoramo abireka cyangwa se ugasanga nyine n'umuvuduko abigenderagamo arawugabanyije kuri icyo ngicyo wenda bamaze kuganira mwese mubyumvikanyeho arabikwemereye cyangwa se akusobanuriye izindi mpamvu zigiye zitandukanye ese nyuma yaho wenda amaze kubikwemerera ati hayi nda runaka ni igiki wenda baba bagomba kwita bakora wenda mu gihe basanze koko niba ari byo afite umubano wihariye n'uwo bahuje igitsina nawe kandi muracyari kumwe ese umwanzuro wihuse ni divorce ikintu gikomeye cyane iyo umuntu amaze kukubwira ibyo bintu ugomba kuko ikibazo gihari ni uko umaze kwatura ibyaha bye reka bari ko mbivuga umaze kwatura ibyaha bye abategereje imbabazi kandi agategereza imbabazi z'ako kanya ntabwo bibaho niba umaze kwatura ibyaha byawe banza wumve ko umuntu wawe uramukomerekeje so muha umwanya wo gukomereka kandi akomereke mu buryo bwe no mu gihe biri bufate hanyuma nibirangira mukomeze urugendo rwo gukomeza kwiyunga hari abantu bakunda guhita batangira kuzanamo imiryango ukabona nyine arakubwiye ko yaguciye inyuma n'ibiki hanyuma ukabona ntari kubyumva yasaza yahita afata imyenda ye ngo ndagiye ugahita utangiye kuvuga ngo reka uzane imiryango ibunge kubunga se ni gute mutangiye kwishyira hanze ubundi ni mwebwe abantu mwembi muri babiri mushobora kumenya ngo twagumana cyangwa ntitwakugumana biranashoboka koko hari igihe mushobora kuba mwahamagara imiryango ariko ugomba kubanza ukumva ngo iyo ikintu umuntu umara kukimubwira arabanza agakomereka uko akomereka rero mu buryo bwe buratandukanye na buri muntu bitewe n'uko ameze hari uzafata imyenda akagenda kandi koko akaba yamara iwabo cyangwa se no muri lodge cyangwa n'ahandi hantu yagiye iminsi 5 iminsi 10 kugira ngo abanze yitekerezeho anabe kure yawe yarakwanze ariko mu mutima we ni wowe ubuhora mugarukamo yibaza bya bintu yibaza urukundo mwakundanye ibyo gukoreye byose wangize ukamuca inyuma nubwo aba yaragiye nyine yanze ariko ni wowe abagitekereza buri munsi bigaruka kugeza igihe azavuga ati noneho umutima uratuje ndumva nakongera gusubirana nawe tukaganira cyangwa se nkongera nkaba mu nzu imwe nawe undi akavuga ati ndajya mu cyumba cyanjye undi akavuga ati ndaguma ku buriri ariko umva hagati turashyiramo n'imisego ntabwo nshaka kumva umubiri w'unkoraho undi akavuga ati turi mu cyumba nta muntu wabimenye twamaze gufunga shyira amatora hasi shyira amatora hasi ngenda guma ku gitanda buriya mu cyumba cy'abashakanye habera byinshi ubwo rero bigenda biterwa n'ukuntu umuntu yakira ibintu ariko ikintu principe ya mbere ni uko ugomba kubanza kumva ko umuntu yakomeretse wishaka ko aguha imbabazi ku gahato cyangwa uko gukomereka kwe ngo uhita uvuga ngo atangiye kugufata nabi hanyuma utangire gukomeza guhungira kuri wa muntu mwapfuye kuri guca inyuma none nawe ukomeje kujyayo ariko wa wundi wakomeretse nawe nkamwibutsa ngo mwibuka ko umuntu wagukomerekeje ari umuntu uko utinda mu bikomere byawe none anirwa no kurwana nabyo ngo ubikire vuba ubivemo ubuzima bukomeze kandi umunsi wamubabariye ngo mubabarire umubabariye ubuzima bwongere buryohe nuhitamo inzira yo gutangira kubishya ubuzima uyu muntu ntabwo azabyishinga yaryoheweho hanze nyine yamenye uko hanze bimera ko baha umuntu keya uko bamwitaho uko ubunezerewe donc azasubirayo iyo ufashe ya nzira yo kuvuga ngo ngiye kubaho mu buryo bubishye icyo gihe nyine ugiye kumubihiriza ubuzima hari igihe azahitamo kujya ajya gushaka wa munezero wa rimwe na rimwe nibura hanze ikijyanye rero no kuvuga ngo muzadivorusa icyo nacyo ni ikindi gikomeye cyane
ni umwe muri mwe n'ubundi niwe ubitekerezaho, ubundi biragoye ko mwembi mwemeranya ngo tugiye muri divorce kuko ni umwe muri mwembi uyisaba. Ariko iyo utekereje ko burya divorce ari ikenewe, nakugira inama y'uko wongera ukabitekerezaho kabiri, ukabitekereza neza, ukareba impamvu zigiye gutuma udivorca, ukibuka ko nta muntu perfect ubaho. Ariko niba uyu muntu muri imperfections ze bikabije ku buryo ubona utakibasha kumwihanganira, ariko rimwe na rimwe niba uburyo iyo habayeho ko gukomeretsanya amarangamutima mugera naho mushobora gukomeretsanya umubiri ku buryo umuntu ashobora kuba yakwica undi, aho ngaho hose, aho ngaho muba mukwiriye kudivorce. Biba bibaye ibindi ntabwo ubuzima bw'umuntu bukwiriye kuba bwaburira ahantu kubera ko abantu bari kubana ku ngufu. Kubana ku ngufu ntabwo bibaho. Divorce ibaho, kubana karamata bibaho, nibyo twifuza, nibyo byiza. Buri mubyeyi yifuza kubona umwana we arushinga, yamara kurushinga akarushinga karamata. Ariko nanone iyo byanze biba byanze. Iyi si yatweretse ko byose bishoboka, kandi kuba wadivorosheje ntabwo bibuza ubuzima gukomeza, ndetse bukaba bushobora no kuba bwaba bwiza kurushaho. Byose birashoboka. Icy'ingenzi tuba twifuza ni uko utabyihutira, utabijyamo nk'ikintu cyiza kibonetse, cyangwa se nk'ikintu wahitamo gutyo gusa utatekereje kabiri. Ese undi ni ryari wenda dushobora kumva yuko wenda umuntu atagishoboye, hahandi kwihangana byanze, wenda kubabarira uwo bashakanye, wenda kubera ko yagiranye umubano wihariye nabo bahuje ibitsina, ni ryari koko nyine umuntu ageraho akumva ko nyine akavuga ati oya, aho bigeze ntabwo twakomezanya? Yego, ubundi navuga ko nta gihe kibaho. Nta gihe kibaho, buri muntu arihariye, n'urukundo ufitiye umuntu ruratandukanye. Hari igihe kuko wamukundaga cyane agukomeretsa cyane bigatuma uhita ubivamo mu buryo bwihuse. Akenshi hari igihe uba wamutekerezaga nk'umuntu utakora amakosa, utekereza umuntu wawe nka marayika, yabikora bikagutungura ku buryo uvuga uti nta n'ikindi narenzaho. Ariko nanone hari igihe ugenda buhoro buhoro utangira kongera kumva bigaruka. Ni umuntu ku giti cye ushobora gutekereza ati bingezaho. Kuko nanone hari n'igihe ibyo bibaho, yabikoze bikakubera imbarutso yo guhita waka divorce, kuko n'ubundi wari umaze igihe usa naho utakimukunda. Urugo wari ugiyemo umeze nko guhata, wagira amahirwe akaba ari we utangira kugukorera amakosa, ugahita ugira amahirwe ukabona uko uruvamo. Ugahita uruvamo wirukanka nkaho yagukoreye amakosa, kandi mu by'ukuri ari wowe washaka kuruvamo. Urumva rero niyo waba washaka kuruvamo ukagira amahirwe ukabona iyo mpamvu ituma uruvamo, rwose nakubwira ngo igendere. Mwese niba utakishaka kuruvamo, ubundi ikintu sinye ikomeye niyo ngiyo yo kuvuga ngo singishaka kuba muri uyu mubano. Niba wumva byanze ukitekerezaho ukumva wishakishijemo n'uburyohe na buke bwo kubigumamo ukabubura, nakugira inama y'uko wigenderaho kugira ngo uzakore amadega, aho kugira ngo umuntu uzamwicisha agahinda, aho kugira ngo umuntu uzamwice noneho nyakumwica, aho kugira ngo umuntu wabivamo ukabivamo asigara akomeretse, ariko ibikomere burya bigira igihe cyo gukira. Okay, murakoze cyane mwese mwari mudukurikiye, twizeye ko hari inama byibuze mukuyemo, ndetse hari n'icyo muzaganiriza bagenzi banyu. Shangazi wakoze cyane kubw'uyu munsi. Nawe wakoze cyane. Yego, aho gutaha. Ciao ciao.